Shalom, shalom. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Muteteri Eugenie, bisanzwe uyoboye Ministeri PhD Ministry, ikorera Kigali Parents 12. Ndabiyegereje mu izina rya Yesu muri uyu mugoroba. Turashima Imana yuko yongeye kwemera yuko twongera guhura. Reka dushima Imana. Data, turagushima kuri Imana ikomeye, kandi turagushima kuri Imana ikiranduka. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ijambo ryawe mwami. Reka rikomeze kuganza mu mitima yacu, utuyobore mu buryo bwose, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Ijambo ushaka kuganira namwe uyu mugoroba riravuga ngo tura icyo kibindi cyawe, Yesu akuruhure. Haleluya. Ni inkuru dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Reka dusome muri aka kanya Yohana ibice 4 bere ku murongo wa 5. Bibiliya yavuga ngo nukagera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'inkingi ya Yakobo, w'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu aranijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi asubiza Yesu ati, aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tura icyo kibindi cyawe, Yesu akuruhure. Uyu mudamu w'umusamariyakazi, abasamariyakazi bari imvange y'abanyamahanga n'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo bari nk'abametisi, niko nabyita. Ariko rero ngo abayuda ntabwo babemeraga. Rero ngo uyu mudamu yabwiye Yesu ati, se naguha gute amazi koko? Nayaguha gute ko bidashoboka yuko twebwe abasamariya twaha abayuda amazi? Wowe uri umuyuda, ndi umusamariya. Ni ibintu bidahuye. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo hari amacakubiri, hari kunenwa, hari ugutabwa, hari kujugunywa, hari umugayo wari kuri uyu mudamu, kandi atarabigizemo uruhare. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu mugoroba ntago uzi ikintu wikoreye. Icyo kibindi gisobanura ubuzima. Bibiliya yavuga mu gitabo cya Yeremiya 18 ngo Uwiteka yajyanye Yeremiya mu cyumba cy'ikibumbano, aho umuntu abumbira. Aravuga ati, rega mwebwe muri ibibumbano byanjye, mwebwe Abisirayeli, ntakongera nkababumba uko nshaka. Haleluya. Uwiteka niwe mubumbyi wacu, twe turi ibibumbano by'Imana. Icyo kibindi rero uyu mugore yarikoreye. Uyu mugore yararushye. Uyu mugore yararuhijwe n'ubusambanyi.
umugore yari aruhijwe no kutagira umugabo. Urumva ko Yesu yamubwiye ati noneho ndabona uje kuvoma saa sita, mpa amazi yo kunywa. Umugore ati reka nta mazi naguha. Haleluya. Undi yamubwiye ati ariko jyewe numpa amazi ntandukanye n'abandi bagabo wakiriye mu buzima bwawe. Njyewe iyo usomye iki gice cya 4 kigaragaza ngo Yesu yiyumvamo ko akwiye guca i Samariya. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wari urushye Yesu yashakaga kuruhura. Abantu batanga za commentaire zitandukanye bavuga yuko uyu mudamu kubera ukuntu yari indayi yari yaratwaye abagabo b'abandi yajyaga avoma saa sita kuko abagore nibwo baba bari bahuze bagaburira abagabo babo. Uyu mugore yaravuga ati isaha ya saa sita niho ntazahurira n'umuntu natwariye umugabo tukagirana ibibazo. Saa sita aba ari ku meza n'umugabo we, reka rero njyewe ngerageze njye mvoma saa sita. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo iyo saa sita niho Yesu bahuye. Uzi ko Yesu azi ikintu kikuruhije, uzi ko azi n'isaha y'uwo mutwaro wawe. Tura icyo kibindi. Uyu yari yikoreye ubusambanyi, uyu yari yikoreye gutabwa, uyu yari yikoreye igisuzuguriro, uyu yari yikoreye kutemerwa. Ariko umunsi umwe icyo kibindi ahuye na Yesu ngo aragitura, ajya mu mudugudu. Yusomye hepfo, ajya mu mudugudu akabwira abantu, akababwira ati ngiye nabonye Mesiya, nabonye umuntu udasanzwe, nabonye umuntu wanduhuye, nabonye umuntu wamenye inyota yanjye. Yesu azi inyota yawe, Yesu azi ikibazo cyawe, Yesu azi umubabaro wawe, Yesu azi agahinda kawe, Yesu azi amarira yawe. Yesu arabizi neza, arashaka kugutura, arashaka kukuruhura. Utura icyo kibindi cyo gutabwa, utura icyo kibindi cy'amarira, utura icyo kibindi cyo kwangwa, utura icyo kibindi cy'ubukene, utura icyo kibindi cy'agahinda, cy'amarira ya buri joro na buri manywa. Hari ikintu kiruhije umutima wawe, hari ikintu kiruhije ubugingo bwawe. Ariko naje kukubwira uyu mugoroba ngo Yesu niwe wenyine witanga, niwe wenyine ushobora kuruhura uwo mutima wawe urushye, niwe wenyine waza muri iryo zuba ry'ibibazo, izuba rya saa sita, izuba ry'amadeni, izuba ryo gushaka nabi, izuba ry'ubusiribateri, izuba ry'amarira, izuba ry'indwara ya karande yo mu muryango. Buri muryango ugira iriba, ariko iryo riba naryo ririho ibibazo. Buri muryango ugira ikibindi, buri muryango ugira ingorane, ariko Yesu yiteguye kugutabara. Yesu yaje kuri iryo riba, yaje kurangiza iyo soko. Nibutse ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Elisa bamubwiye ngo ahumanure umudugudu wari ufite ikibazo. Bibiliya iravuga ngo Elisa aravuga ngo nimunjyane ku isoko. Haleluya. Iyo Yesu aje gukemura ikibazo cyawe, aza ku isoko, azaho ikibazo kiri. Iri riba rya Yakobo ryari rifite ikibazo. Uyu mudamu nubwo yavomeragaho yari afite agahinda kuzuye umutima we, nuko Yesu aza ku isoko. Uyu mugoroba nje kukubwira ngo Yesu aje ku isoko y'ikibazo cyawe. Umaze igihe kinini utegereje Yesu, umaze igihe kinini urushye, hari ibintu wikoreye birije ubuzima bwawe. Uraremerewe papa, uraremerewe mama, uraremerewe wa mujeni we, uraremerewe wa musore we, uremerewe n'ubusambanyi, uremerewe n'inzoga, uremerewe no kutagira akazi. Hari ibintu biremereye ubuzima bwawe, ariko naje kukubwira ngo Yesu yaje kugira ngo uture icyo kibindi. Yesu yaje ku isoko y'ikibazo cyawe. Yesu yaje ku isoko y'amadeni ufite. Erega Yesu yagiye gukemura ikibazo n'ubuzima busanzwe. Umuyobozi mwiza, umuntu mwiza, iyo ashaka gukemura ikibazo aza ku isoko. Haleluya. Umwami Yesu agiye kuza ku isoko y'ikibazo cyawe, aza gukiza uwo muruho wa saa sita, aza gukiza iryo zuba rya Satani n'abadayimoni ryateye ku buzima bwawe, ryateye mu rugo rwawe, ryateye ubuzima bwawe, ryateye umubiri wawe, ryateye imikorere yawe. Iryo zuba rigiye gukama, iryo zuba rigiye kurenga. Yesu aje ku isoko. Ari amariba, amariba y'ibisekuru, amariba y'indwara, amariba y'amadeni, amariba yo gushaka nabi, amariba yo kudashaka, amariba y'umubabaro. Uyu mugoroba naje kukubwira ngo umwami Yesu araje kuri iryo soko. Ikibazo umaranye igihe aje ku isoko yacyo, aje kukureba, ariyumvamo yuko watura icyo kibindi, ubwo buzima buruhije ubuzima bwawe. Yesu araje.
Haleluya. Umugore w'umusamariya byari byaramurenze, yararushye cyane nk'uko urushye. Aravuga ati ariko se byashoboka bite ko nta n'ikivomesho ufite? Ese amazi wama yava hehe? Ko hari iriba tumenyereye, ko hari uburyo ibintu tuzi ko bikorwa, tuzi uburyo bavoma amazi, tuzi uburyo imikorere iteye, uburyo iri riba ryacu, iriba rya sogokuru, iriba abasogokuruza bavomyeho, ntago wowe waza ngo uhindure ibi bintu. Sinzi ukuntu byagenda. Icyo nicyo gituma Imana yitwa ishobora byose izaza mu buzima bwawe, ishobora ibyananiye abasogokuru bawe, ishobora ibyananiye ababyeyi bawe, ishobora ibyananiye umuryango wawe, iby'amashuri atakemura. Amashuri ntiyakemura iyo nyota y'indwara, amashuri ntiyakemura iyo nyota, amashuri ntiyagukiza umuruho, ariko Umwami Yesu yiteguye kukuruhura, Umwami Yesu yiteguye kugutabara. Umwami Yesu yaje ku isoko y'icyo kibazo, araje agera ibwina bw'icyo kibazo cyawe, araje agere aho ikibazo cyawe kiri. Aho uyu mugore yavomeraga niho Yesu yamusanze, iryo riba niryo yamugezeho. Reka nkubwire uyu mugoroba, hari ubutabazi ku buzima bwawe. Yesu aje kukuruhura ibyo byaha byakurembeje, niwe wenyine wakuruhura ugatura icyo kibindi, kibindi cy'amacakubiri, kibindi cy'umujinya, kibindi cyo kutababarira, kibindi cy'uburakari bw'igihe kirekire. Umwami Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo nibaza baruhure. Reka uyu mugoroba nkubwira ijambo rimwe, nshuti yanjye wowe unyumva, Yesu aje kukuruhura, Yesu aje kugukiza icyo kintu umaze igihe kinini wikore. Ninde wagukiza iki kibindi? Ninde wakuruhura uyu muruho w'igihe kirekire? Ninde wakamya ayo marira? Ninde wagera ku isoko y'ikibazo cyawe? Nta wundi, ni Yesu. Uyu mugore yari yaragerageje, ariko umunsi yahuye na Yesu agakamya inyota ye y'ubuzima, akamukiza icyaha cy'ubusambanyi, akamukiza ibyari bimugoye, akamukiza iyi nyota amaranye igihe. Ngo Yesu amaze kumukiza, amaze kumubwira ngo jyewe amazi nzaguha, uzashira inyota kandi uzagira ubugingo buhoraho. Icyatumye Yesu yerekanwa ni ukugira ngo ugire ubugingo ndetse bwinshi kandi buhoraho. Haleluya. Umugore aragenda aramamaza mu mudugudu, abari bamuzi n'ikibindi cye, abari bamuzi n'ingeso ze. Ntacyo bitwaye nubwo uri ruharwa, ntacyo bitwaye nubwo ureba ibintu bitashoboka, ntacyo bitwaye nubwo ureba ibintu bitakunda. Yesu yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Yesu yiteguye kugukiza uwo muruho. Umugore aramamaza, aravuga ngo nabonye Mesiya. Mesiya bisobanura uwasizwe. Haleluya. Umwami Yesu niwe wenyine wasigiwe ikibazo cyawe, nshuti yanjye. Niwe wenyine wahindura imibereho yawe, niwe wenyine ujya ugera ku isoko izindi zose zigakama. Niwe wenyine ujya ukiza inyota umaranye igihe, inyota wavukanye, inyota wakuranye kugeza kuri iyi myaka. Niwe wenyine wakuruhura iyo mvune umaranye igihe kirekire mu mutima. Yesu niwe wenyine uhagije kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Wahuye n'abantu benshi, yaramubwiye ngo genda ubwire umugabo wawe aza. Aramubwira ati ngiye nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ati noneho wabera uvugishije ukuri. Ikintu gitangaje, abantu benshi twirarira imbere y'abantu, ariko n'imbere y'Imana uzi ko tujya twirarira. Ariko icyo nakundiye uyu mugore, yasobanuye Yesu inyota ye. Ni ikihe kibazo ufite? Sobanurira Yesu icyo kibindi wikoreye n'umuruho wacyo. Haleluya. Arabwira ngo wabe uvuze ukuri. Ni igihe cyo kubwiza Yesu ukuri kugira ngo akubohore. Arangije amaze kumukiza, umugore ajya mu mudugudu ajya kwamamaza ibyo Yesu akoze. Reka nkubwire, hari umudugudu, haleluya, hari umudugudu ugurindiriye kugira ngo wamamaze ineza y'Imana. Ubwire abantu ko Yesu yagutuye ikibindi, ubwire abantu ko Yesu yagukijije indwara, ubwire abantu ko Yesu yagukijije ubukene, ubwire abantu ko Yesu yagukijije abadayimoni bararaga bakuniga. Ubwire abantu ngo hari umunsi umutwaro wamvuye ku mutwe. Umuririmbyi aravuga ngo hari umunsi ngo atazibagirwa, ngo umunsi yakiriyeho agakiza. Haleluya. Ngo umutwaro yahekaga ku manywa na nijoro, ngo hari umunsi wamuvuye ku bitugu. Yesu arifuza kukuruhura uwo mutwaro umaranye igihe uwute. Umugore ari kuri kibindi aravuga ati kumbe igihe natakaje igihe, ahubwo hari umudugudu ndindiriye kugira ngo mwamamazemo
ko Yesu agira neza, ngo yamamaza ubutumwa, azabana abantu benshi kuri Yesu. Reka nkubwire, icyo kibindi giture kugira ngo ujye kwamamaza ubutumwa. Reka Yesu uhure nawe akubwire igihe cyawe, akubwire ko iki ari cyo gihe cyawe. Reka nkubwire wowe unyumva uyu mugoroba, iki ni cyo gihe cyawe, iki ni igihe cyawe kugira ngo Imana igukoreshe, iki ni igihe cyawe kugira ngo uvugane n'Imana, umenye umuhamagaro wawe, utangire gukora icyo yakuremeye. Mu by'ukuri ibi byose uyu mugore yakoraga ntabwo ari byo yaremewe. Icyo yaremewe yari amaze kukigeraho kuko yari ahuye na Yesu. Iyo duhuye na Yesu duture byose, twikorejwe n'ibihe, twikorejwe n'amateka, twikorejwe n'imiryango, twikorejwe n'ibihe bitandukanye, tukayinjira mu muhamagaro. Haleluya. Tugatangira kuvuga ubutumwa, tukabwira abantu umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Uyu mugore yatangiye kuvuga ubutumwa mu mudugudu. Icyo yaremewe yari akigezemo. Aravuga ngo nahuye na Mesiya, nahuye n'umbwira itandukaniro, nahuye n'umugabo utandukanye n'abandi bagabo. Uyu mugabo nta ntereta, ahubwo yasobanuriye umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Reka nkubwire yuko Yesu aje mu buzima bwawe kandi akazaguhuza n'abantu b'umumaro. Abo bantu b'umumaro bazakugeza mu mudugudu w'icyo ugomba gukora. Reka nkubwire yuko hari umudugudu ukurindiriye kugira ngo ubabwire wamamaze neza y'Imana. Imana iguha umugisha. Iki ni igihe cyawe cyo gutura ikibindi, ukamamaza ubutumwa bwiza, ukavuga ko Yesu agira neza, ukamamaza ibyo Yesu yagukoreye. Yesu arashaka guhindura ubuzima bwawe, kandi uyu mugoroba Yesu araje. Uku kwezi kutari kwarangira aje ku buzima bwawe. Ikimuzanye ni ukukubwira icyo yakuremeye. Umuririmbyi yaravuze ngo nkoresha icyo wampamagariye, nkoresha icyo wandemeye. Turi hano ku isi nk'abantu baje muri misiyo, kandi iyo misiyo tugomba kuyisohoza. Imana ifite ikintu yakuremeye. Iki ni cyo gihe cyo kumenya icyo Imana yakuremeye ukagikoreramo. Tura icyo kibindi, tura icyo kibindi, Yesu akuruhuye. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Data, turagushimiye. Ndasengera abakozi bawe, ndasengera urubyiruko, ndasengera abakobwa n'abahungu kugira ngo bature ikibindi, bature ibibaremereye kugira ngo binjire mu muhamagaro wabaremeye. Ndasengera abapapa, ndasengera abamama kugira ngo bature ibi bibindi, bakire umuhamagaro, binjire mu muhamagaro wabaremeye. Ndasengera abantu barembejwe n'indwara kugira ngo bakize Yesu. Ndasengera abashaka gushaka kugira ngo ububakire amago. Ndasenga Mwami, amago yose ndayinika mu maraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu Kristo, uko wari uri n'uyu munsi ni kuri, kandi ntabwo uzigera uhinduka. Ndasabira buri umugisha buri umwe wese unyumva kugira ngo yakire igitangaza cye, umuruhure Mwami, kugira ngo ajye kwamamaza imirimo Uwiteka yamukoreye. Ndagushimira ko waturemeye Uwiteka Nyiringabo imirimo ikomeye. Buri muntu wese ndasengera abarwayi, ikiganza cyawe kubw'imibyimba yawe twakize indwara, ndabasengera kugira ngo bakire. Ndasengera abagore batabyara kugira ngo babyare. Ndasengera abakobwa kugira ngo Mwami ubahe kuba abakobwa b'icyitegererezo. Mwami Imana, binjire mu midugudu yabo, binjire muri destiny yabo, binjire muri gakondo zabo, batangire kwamamaza ubutumwa bwiza. Mana nziza, iki gihugu cyacu nkinitse mu maraso yawe. Ndasengera abanyarwanda muri rusange, amaraso yawe atwikire Mwami Yesu. Komeze kugirira neza abanyarwanda, komeze kugirira neza abagabo, komeze kugirira neza abagore, komeze kugirira neza abakobwa, komeze kugira neza abahungu. Uwiteka we, igihugu cyacu kirindwe nawe. Urinde abanyarwanda, urinde Mwami abakobwa n'abahungu bacu, urinde abapapa n'abamama, urinde abasaza n'abakecuru. Ukuboko kwawe gukomeze gukora ibitangaza. Uwiteka utugirire neza mu buryo bwose. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndabatumiye buri cyumweru saa 3 kugira saa 6 tugira amateraniro Kigali Parents. Waba ushaka ko nkusengera, waba ushaka kuza kudusura, Imana ibahe umugisha abakomeje kuza, Imana ibahe umugisha abakomeje gusapotinga kino kiganiro. Namwe Imana ibagirire neza. Inomero zanjye ni 0782560756. Yesu abagirire neza. Naho ku cyumweru, murakoze cyane.